turabashimiye nanone abantu bashuti bacu badukurikirana mu kiganiro cyacu cyo ku murongo muyoboro wa Emidazo TV. Tugarutse mu kiganiro nanone uyu munsi kugira ngo tubahe za manuro, tubahe ibyishimo, tubaganirire ku muco, tugere ku gicumbi aho amagambo acocerwa, ariko ikigamijwe nanone ni ugusigasira umuco nyarwanda wacu kugira ngo utazaducika. Nkuko tubizi nanone agahugu katagira umuco karacika. Tugarutse rero mu kiganiro abakunzi bacu bakunze cyane badusaba ko twagisubiramo kugira ngo cyumvikane neza, kugira ngo cyongerwemo ibirungo, kugira ngo tubashe kubakonvenka neza, tubashe kubasobanurira mu byumve. Kigira kiti itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane ya buri mwaka. Ese ni umuco nyarwanda koko? Ese ufite indangagaciro, wuje kirazira? Muraza gukomeza mutubwira. Ngewe uko mbibona, mbona yuko iriya tariki y'ukwezi kwa kane, ya mbere y'ukwezi kwa kane, kubeshya ni umuco, kubera yuko twaje tuwusangaho. Abakurambere bacu barawizihizaga, abakurambere bacu barabeshyanaga ko bigeraho bivana umuntu bikagira naho bimugeza. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean d'Amour yo kwiringirwa, aratubwira ukuntu abyumva, ariko banumva tutagakwiye guca umuco abakurambere bacu bashyize. Umuco wo kubeshya kubeshya ntabwo ari umuco. Itariki abakurambere bashyize Kubeshya ntabwo ari umuco. ikaba ingarukamwaka, Reka ntubaze bakayiha konji. nyine ndagira ngo ubaze ikibazo buriya. Urugero, ubaye uri nk'umubyeyi urumva ugataha ugasanga umwana hari ikintu yangije mu rugo, wamubaza ati kiriya kintu byagenze bite ko kitameze uko cyakabaye kimeze? Ahubwo yamusimbiza. Umwana yaba ari gufata uburere, yaba ari kwerekeza he? Ukamubwira ngo ni cyiza, wowe ukamubaza ati urugero iriya televiziyo ninde wayimenye? Ahubwo ntabwo mbizi, kandi yayimenya ari gukinira n'umupira wa salo. Ahubwo ati ntabwo mbizi. Umwana yaba ari gufata uburere, yaba ari kwerekeza he? igihe akubwiye ngo simbizi, ubwo urashaka kuvuga ko abatubeshye. Kuri uno munsi, ku y'inshuro na topic turiho uno munsi wo kubeshya w'iya mbere y'ukwa kane, aho abantu babeshyana, ikintu kiba kigamijwe ni ukugira ngo wowe Jean d'Amour ukamuke mu bwonko, ujye uba tayari ku buryo Manuel ataza akubeshye akubwire ngo uriya ni umukara kandi ari ubururu. Ako niko gaciro k'uriya munsi wo kubeshya. Ikintu uvuga ndacyumva cyane, ariko ntabwo kubeshya, ntabwo numva ko kubeshya ari umuco. Ejo nari ndi ahantu ndi kumwe n'abapapa, umupapa agira gutya ati abana bageraga gutya ku ishuri, umwana baramwohereje ku ishuri boarding, agafata telefone ya mugenzi we akaguhamagara, aguhereza undi mwana mugenzi we akamubwira ati mbwira papa ngo imodoka irangonze cyangwa moto irangonze, turamutegeye tumujyanye kwa muganga, yohereza amafaranga ya nahe. Umubyeyi kuri pressure agahita yohereza amafaranga. At the end of the day agasanga umwana ni muzima, ntacyo yabaye. Then yaramubaza ko bamumagaye gutya na gutya, ati imodoka irakugonze ugiye kwa muganga, byagenze bite? Ati papa uwo muntu simuzi, sinzi uwo wahamagaye, sinzi uko byagenze. Amafaranga umwana icya mbere yamaze kuyabona, yanayakoresheje. Icya kabiri, abeshye umubyeyi ko n'ibyo bintu byabaye atabizi. Ese uwo mwana urumva ari kwerekeza? Ese urumva ari turi kugendera ko uwo munsi wo kubeshya, urumva uwo mwana ari Rwanda rw'ejo, ejo uzashyira muri kampani runaka ngo bamanaja wa kampani singucira ijambo. Uwo mwana watinyutse akabeshya papa we, icya mbere afite abica.
kuko nimba abeshya ni uwase. ushya Icya kabiri icya kabiri uriya mwana ise aba agomba kumenya mbere, kuko mbere y'uko abona izuba ise yari ahari, siko bimeze. Umwana rero ni ngombwa umenye imico ye mbere y'uko we abasha kuba yashaka kurusha ubwenge. aho niho hari ntabwo uzi umugani usovuga ngo wanze kwibabitsa igisambo. ibyo ndabyumva, ariko aho niho hantu haziramo amakosa. Sofa wenda turasa n'abatandukiriye ngo tuvuye mu kiganiro turimo, ariko umbabarire gato, aho niho haziramo ikosa. Niba wowe nk'umubyeyi ushobora kumva ko urenteje cyangwa se ufite ubwenge bwinshi kurusha umwana, ntabwo ariko ibintu bimeze. Umwana ashobora kukubeshya ikintu neza kugira ahantu kimenyera, urumva. Ariko uburyo mbyumva wenda n'uburyo natwe twagiye dukora, njye yarakubwira ngo niba ukosheje ugakora ikosa iri ngiri, mbwira menye uburyo ki mbihanduringa, wenda akaguhana akakubabarira, ariko akakubwira ati mwana wanjye ntagaruka ibintu bigomba kuba bikora. Ntabwo numva njye ntaguciye mu ijambo, sibyo? uriya munsi twagiye tubona ingero nyinshi zigiye zitandukanye, aho usanga umuntu bakubeshya ati hariya habaye ikintu. Urugero wenda tufatire nko kuri uyu mwaka, ejo bundi babeshya umugabo ukajya muri sukari ahantu, umucuruzi ucuruza butike bisanzwe rwose mu nkengero z'umujyi, tujya muri sukari imifuka 3 aha n'aha, ubwo ni delivery tukuyigezayo. Umugabo abyumva vuba, imifuka arayijyanye 3 pakira igare. Agezeyo baramubwira bati twakubeshyaga, uyu munsi ni umunsi wakonje kandi wo kubeshya, kandi uyu munsi tuzi yuko ari umunsi wundi bavuga ko ufite ukuntu usobanurwa ngo ni ubusazi ngo ni iki, tukabihuza n'umuco nyarwanda wa kera. Nimba uzi kera aho bateranaga ngo ubuse, abasaza bicaraga baba bari ibwami bwiru, bakaganira ikiganiro cyiganjemo gutebya, guterana ubuse kandi ni ugutukana mu bwenge. Aho baganira umwe ukumva abwiye undi ijambo rikomeye cyane. Icyo gihe ndabyibuka ngo niyo umwami ngo yarakaraga niba bakunda gutera ubuse, bahita bamwita igifura. Kubera iki? Ntabwo azi kuganira. Aho uganiriza umuntu ukabinyuzamo, ibyo byumva n'ingero ziba zihari cyane ko muri ya mihango yo gusaba, aho umwe abwira undi ati ese iwanyu muracyarya imbwa? Ndakubwira ati ntabwo tukirya imbwa, iyo tuba tuyirya ndanaguhereye. Urumva uwo muntu aba ashubije undi igitutsi mu buryo bujimije. None se urahakana ute kuri ya munsi udakwiriye, kandi wumva n'ibyo bintu n'ubundi byarahoze ngo ari umuco? None se ikintu ngira ngo mubaze, wenda iki kintu wenda gishobora kuba ari umuco kuko nk'uko bivuga, ariko njye mu rundi ruhande siko mbyumva. None ko umuntu wajyanye isukari yiyejeho bakamubwira ko bamubeshya, yabyakiriye ute? Uriya yahise amera nk'uwo mwami, uciye mu ijambo, yahise aba igifura. Cyabaye n'iki? Yagezeyo bamubwiye ko bamubeshyaga, aho kwakira wa munsi usanzwe uba, bafatana mu ijosi kofi ku yindi. Dore ikibazo ahantu kibera rero sasa, ni ukuvuga ngo uwo munsi wakabaye wenda umuco ari ibintu bizwi na buri munyarwanda wese cyangwa buri muturage wese. Iriya tariki irazwi bro, iriya tariki yo kubeshya irazwi, ahubwo ishobora kuba izwi ku rwego mpuzamahanga. Ahubwo ahantu se nyine wenda bavuga ati kadufata umwanya mu rwego rwo kugira ngo uzi ko ari kuri kalendari uzi ko isura inyama. None ikibazo ngira ngo mubaze ni kimwe, hari ahantu bafata umwanya ku buryo bashobora kuvuga ati wenda mu rwego rwo kuzirinda ibishobora kuzamo nyuma nk'ingaruka, batanga amatangazo. Radiyo zirabivuga ati ni umunsi wo kubeshya, mbere y'igihe ku buryo bavuga bati ni ukubeshya, ni umunsi wo kubeshya nubwo ari umunsi w'ubusazi. Babivuga uwo munsi, babivuga mbere yaho, babivuga nyine ubwo ngubwo umunsi uzaka ejo nyine, umunsi utangira saa 7 z'ijoro. Aho hazamo ikibazo. Dore impamvu hazamo ikibazo, ahubwo uriya munsi
uriya munsi ni umwihariko w'umuco nyarwanda. Ese uzi iki? Ni umunsi mpuzamahanga. Icyo numva cyo nuko numva ko umunsi ari mpuzamahanga, numva ko ari mpuzamahanga kuko numva ku isi hose bagenda bavuga ko hari umunsi wo kubeshya. Harya buri ingengabihe ni mu Rwanda twayikoze cyangwa nayo ni mpuzamahanga? Ingengabihe ni mpuzamahanga uzi ahantu se udasanga ingengabihe uretse ko ubwo rero uriya munsi urakwiriye. Ubwo urakwiriye siko mbyumva. Oye ntabwo ariko mbyumva. uriya munsi ushobora kuba ukwiriye. Wenda bakabaye ikintu numvaho niba ko kukwiriye bakabaye bafata umwanya mbere y'igihe bakawubwira abantu bose muri rusange. Rega siko abantu benshi, siko abantu bose bakoresha. Aho ndakumva cyane singuciye mu ijambo. Ubundi ni uko wenda ntabwo ariko abanyarwanda bose, abaturarwanda bose babasha kuba bakwisanzura ku mbuga nkoranyambaga bino by'iterambere ryaje, aho itangazo ushobora gusanga rica kuri radiyo ugasanga ntabwo buri muntu afite radiyo, rica ku rubuga rwa interinete ugasanga ntabwo buri munyarwanda afite interinete, bica se amatangazo. Ubundi amatangazo ya kera ngo yanyuraga mu banyamakuru, abo kera babitaga abamotsi. Iryo ni ijambo rizwi ariko ubundi byakorewe ubugororangingo babyita abanyamakuru, aho bashobora guhereza mikoro Manuel mu cyakare nkabyuka nkazenguruka umudugudu ngenda mvuga itangazo. Kubera iki? Kuko mu bucyacya abantu bose baba bakiryamye, bari kubyuka bajya guhinga, bari kubyuka bajya kwinikiza inka, gutyo itangazo ryahitaga ryihuta mu kumvikana. Nuko sasa bakabaye bakora umunsi wo kubeshya kugira ngo abantu bose babizi. Umuco waracitse wo gutanga itangazo mu buryo buri navuga muri roko, mu buryo gakondo. Ni mu buryo gakondo kuko iryo tangazo n'ubundi yaba umukene araryumva, n'ufite radiyo araryumva, n'ufite televiziyo araryumva, n'ubashije kugenda agasoma kuri interinete ku gihe nawe amatwi y'abafunguye araryumva. Ndabyumva ibintu uvuga kandi birumvikana cyane, ariko still ndacyafiteho ikibazo. Ntabwo rega ariko abantu bose bumva ayo maradiyo bakoresha izo za interinete. Niba ufashe umusaza, tuvuge urugero, umusaza w'imyaka tuvuge nka 70-80, ukamusanga mu rugo ukamubwira ati muze bavuze ko nta muntu n'umwe wemerewe kubatunza inka y'ikimasa, inka z'ibimasa byose bavuze ati izo nka tuzijyane ku murenge, wenda urugero cyangwa tuzijyane ku ibagiro, ukazitura inka y'umusaza ukayijyana, umusaza nyuma akaza kumenya ko wamubeshyaga. Kubera iki? Nta makuru ahagije yo gutandukanya kubeshya no kuriganya. Ikintu bita uburiganya, ubucabiranye bitandukanye n'uriya muco wo kubeshya. Ujya kubeshya umuntu kugira ngo akanguke mu bwonko. Uriya munsi niko mbibona nicyo washyiriwe, kugira ngo akanguke mu bwonko. Iki kintu uri kuvuga ndacyumva, ariko hari ababikoresha mu nyungu zabo. Hari ababikoresha batagamije kubeshya, akavuga ati abo ni mu yindi minsi leta irabahana. Apana no mu yindi minsi. Ariko kuri uriya munsi bwo aba ari umunsi udasanzwe wahariwe icyo kintu. Biri specific bizwi ko nkuko bavuga ati uyu munsi ni uw'abagore. Ukaba bizwi ko ari uw'abagore bagomba kwidagadura, bagomba kurya ubuzima. Bikagaragara nyine ko umunsi ari uwabo. N'uriya munsi wo kubeshya rero ni umunsi uzwi, ni umunsi utari uburiganya. Kuriganya ni ukubeshya umuntu rega witwaje ko umurusha ibitekerezo, kandi ukajya unamwereka n'inyungu runaka kugira ngo ukunde umuryo twe. Icyo nicyo bita uburiganya. Kugenda ukabwira umuntu ngo iyi nka yawe ngize ibimasa ngo turazijyana ngo ibintu byemejwe n'iki, ubwa mbere kugira ngo ubone uburiganya. Tandukanye no kugira ngo ugenze kwa Jean d'Amour mbwire nti jya kwa Yakamwana aragushaka, wagera ugasanga ntanagushaka. Ega abantu badukurikiye ibyo bintu baze kugira ikintu babitubwiraho, tubwira ukuntu babyumva, bagira icyo babitubwiraho rwose. Ni ibisanzwe nk'umurongo wacu twiyemeje ibiganiro byose dukora tugambiriye gusigasira umuco nyarwanda
kugira ngo utazimira, kugira ngo ugende mu murongo ukwiriye. Twigishe abaduturukaho nk'uko natwe twigiye kubo twakomotseho. Twunganirane mu bitekerezo uko tubibona, comment mutubwira muti se ahangaha muri kuvuga gutya sibyo, ahangaha muri kwitwara gutya yenda sibyo, natwe tumenye ibibarimo icyo muvuga ku muco wacu nyarwanda. Ese aho uri gupfira simwaduha ibitekerezo? Comment hasi hariya bajya batubwira badusobanurire. Hagati aho reka tubashimire, nakagaruka muri abacu, mudufashe kuzamuka, mudukorera subscription, mudukorera share ku bandi bantu kugira ngo tumenyekane, mukora like, follow and comment. Murakoze cyane, turabashimiye, ibihe byiza.